ndi mwiza kamvuge gutyo sinari nziko ngira inyinya hari ibintu ntajyaga nimenyaho ariko nkimara kumenya Yesu nkimara kumwakira hari ibyo nasobanukiwe hari ibyo namenye yego ubwo nyine uracya amagambo yururutse imitima uri kumva Pastor Mutesi ubabaye wumva ibyishimo bije yego muri mise ko yagize ibyago ni iki wamumariye nk'umukunzi we waramwandikiye nabwo gutyo bimera bite naramwandikiye ariko ntiyasomye ariko mbere yuko agira ibyago nani namuhamagaye aranyitaba ndamwibwira nambwira nitwa Rusi ntuye mu Birembo ndagukunda guhura nawe byankundira byashoboka ivuga butumwa rya Kirezi ngira ngo uramuzi ivuga butumwa rya Kirezi mama Lionel abo bose urabemera ndabemera ngo no kubakurikirana mama Charlene rwose Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvugana hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga mwese turabahaye ikaze tubifuriza umugisha w'Imana birashoboka kandi ko ushobora kuba urwaye cyangwa se unaniwe waramutse nabi ukuvuga uti niki kiri bukurikire ikindi ariko ngufitiye indi nkuru nziza irutiye iyo watekerezaga ikubwira ngo haracyariho ibyiringiro kandi hari imbaraga zigomba kukuneshereza n'uruhare rw'Imana ku buzima bwawe ukomere utuze ejo hawe ni heza we wahisemo gukurikira Irembo Ryera TV tukwifurije rero umugisha nkuko nari maze kubivuga ariko si nibyo gusa tunakwifurije umubereho myiza hamwe n'ishuti zawe turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe n'umudame ariko w'umuhanuzi uvuga Imana bikumvikana ndetse mu buryo bukomeye turaza kugenda tumwumva tugiye kuganira ariko turaza kwibanda ku byo Yesu yakoze ku bandi no kuri we ndetse n'ishuti uko nawe yavuga Yesu amuzi hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina ndagira ngo n'ubundi abanze abibwira amazina ye tangira wibwira abantu badukurikiye mukozi w'Imana yego ndabasuje mu izina rya Yesu nitwa Uwizeyimana Rusi ndi umugore mfite umugabo mfite abana 5 ndabasuje rero mukomera bari mu Rwanda bari hanze mwese ndabasuje amahoro y'Imana abane namwe yego amen yego ya wambaye neza cyane ariko mu buryo bukomeye urakoze uko kuntu utega igitambaro wabyigiye he ninjye wabyigishije reka umaze gukizwa maze gukizwa wigeze ushyiraho ibisatsi se mikoro ntikuvura uyifata uko rwose yumva ntago nigeze gishyiraho ndabona uzi gutega igitambaro neza cyane wagira ngo hari ahantu mu byigira urakoze cyane uravuze ati rwose mfite abana 5 ko ndeba uri mutoya ubu ngubu wababyaye ryarira cyari barubuna ndacyari muto ariko ndanakuze reka mwana wanjye wa mbere imfura namubyaye 2 3 icyo gihe ko nakambaga banzara 2 rwose ariko ni byiza byose ni byiza mbere rero yuko tuganira turagira ngo banze usengera abantu badukurikiye umwuka w'Imana be muri iri teraniro ryacu ndetse n'abantu bakurikiye natwe nyine kugira ngo nabo bagubwe neza karibu turagushimye mwami Imana yacu turaguhimbaje turakunezererewe igitondo cyiza uduhaye igitondo cyo kuramuka igitondo watwongereye iminsi yo kubaho ushimwe uhimbazwe uri Imana y'amahoro uri ibyiringiro byacu wabanye natwe ijoro ryose turabyutse biremera himbazwa nta makuru mabi twumvise wagize neza turagushimiye uhimbazwe uri umwami mwiza uri Imana y'amahoro ubuhungiro bwacu
twakugezeho tubuze amahoro urayaduha, twakugezeho tubaduha ibyishimo. Himbazwa, turakuraritse ubane natwe muri iki kiganiro. Ntabari njya ubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nsengeye imitima iri bucyumve, nsengeye amaso ari bukirebe mwami Imana. Abababaye bari bubyumve, bari bumve neza wangiriye, banezerwe bumve ko nta Imana itakura umuntu, nta nayo itamugeza. Himbazwe ngaho bana natwe, kandi izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru. Urakoze urakarama, icyubahiro kibi cyawe Nyiringabo. Amen. Amen. Rusi Yesu aguha umugisha cyane. Urasenze numva ntangiye gufashwa kandi utaravuga. Iyo bavuze imboni y'umuhanuzi wumva ikiru? Imboni y'umuhanuzi. Imboni y'umuhanuzi, iyo bavuze imboni y'umuhanuzi numva ko ari ijisho ry'abantu bose. Umva ko ari ijisho rireba, rirebera bose cyangwa se abantu bose bumvira mu ibyiza cyangwa bareberaho ibyiza. Uravuga uti kandi abantu bumva mvuze Yesu nabo banezerwe. Yesu ubundi bakubajije Yesu ngo umuvuge, uvuga ibintu yakoze, ibyo wumva n'ibyo wabonye. Tubwire Yesu gatoya. Mbabwire Yesu. Yesu na ukuntu namubonye, nabonye ari umugabo mwiza kandi w'intwari. Yesu nabonye ari igisubizo, yaje ari igisubizo cy'abantu bose. Yaje ari se w'imfubyi. Yesu yaje ari umugabo w'abapfakazi. Yesu yaje ari ibyiringiro by'abataye ibyiringiro. Yesu ni umuntu w'umumaro. Umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye, ku buzima bwa buri wese, cyane ku bamwizeye. Cyane ku bamwizeye, cyane ko yavuze ngo abamwizeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana rero, kuba twaramwizeye, twaramwiringiye. Kandi Yesu ni byose kumufite. Niko ejo bundi umuririmbyi yavuze. Aravuga ngo Yesu ni byose kumufite. Ntacyo twabasha gukena, ntacyo twabura. Yesu rero muri makeya ni igisubizo cy'umuntu wamwizeye. Nyuma rero yuko Yesu abaye igisubizo, mu by'ukuri mwahuriye uko ukwiriye kumenya kuba Yesu hari ukuntu mwahuye. Yesu twahuye, njyewe iwacu bari abanyagatulika, n'abanyagatulika, umuryango w'abanyagatulika. Papa na mama n'abavandimwe banjye n'abanyagatulika. Ariko njyewe Yesu twahuye ndi umugore, twahuye ndi umumama narashatse. Najyaga nkunda kujya gusengera mu bapantikoti, mu barokore, aribo ndimo. Hanyuma njyewe nakuruwe n'indirimbo. Korali zararirimbaga nkumva ndanezerewe, nkabona ni byiza. Nkurwa n'indirimbo rero, ndavuga ngo uyu Yesu bavuga, Yesu barata, uvuze wese nkumva aravuga Yesu. Nanjye nabana ariko uyu Yesu ngomba kumwakira, cyangwa se ngomba kumushaka. Nanjye akambera umugabo, cyangwa se akambera ikirato. Nanjye numvaga nshaka kujya muvuga. Yego. Ngaho komeza nyine rwo ndimo ndakumva. Numvaga nshaka kujya muvuga, nyura mu nzira zo kujya kwigira umubatizo, ndabatizwa, ndamwakira. Nakishijwe 2006. Nakijwe 2006 nakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwanjye. Kandi nkimara kumwakira mu by'ukuri nabonye hari itandukaniro. Ryo kuba ntari mufite no kuba mwakiriye. Ikintu cya mbere Yesu rero yankoreye mu buzima nkimara kumwakira. Yego. Yampaye amahoro. Yampaye amahoro, ampa ibyishimo.
ye ndi mu badamu batajyaga baseka rwose kareka nyimara kwakira Yesu yahise ampa umunezero n'ibyishimo ntabwo nibyo ntabwo nari nzi ko ndi mwiza kamvuge gutyo sinari nzi ko ngira inyinya hari ibintu ntajyaga nimenyaho ariko nkimara kumenya Yesu nkimara kumwakira hari ibyo nasobanukiwe hari ibyo namenye yego ubwo nyine uracyamenye n'umwami mwiza rero hanyuma nkimara kwakira Yesu mbonye ampaye amahoro mbonye ankijije imibabaro nari mfite n'uduhinda mbonye ambereye mwiza muri nge ndahiga ndabango nzamukorera yego kuva rero 2006 nyakira gakiza nkizwa kugera uyu munsi ndi kumukorera ndiho ndahigura imihigo nahize kandi nabonye ari byiza gukorera Imana abantu bakorera Imana rwose mushyiremwe agatege yaba uri umumama ukorera Imana ntugacike intege yaba uri umupapa yaba uri umusore yaba uri umukobwa cyane ko abantu bakorera Imana hari ibihembo by'abakozi hari ibihembo by'abantu bakorera Imana birahari tukiri mu isi Yesu azatugirira neza ngo azadukubira incuro 100 nitugera no mu ijuru hari ibihembo by'abakoreye Imana kandi iby'uru rugendo ukuntu nabonye iby'uyu mugabo utangira ubundi uyu mushinga wo gusenga utangira ubona ari ibintu bidafatika utangira ubona utazi iby'urimo utangira ubona ndetse n'abakubona buri munsi ugenda ujya gusenga ufata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo babona nta batazi iby'urimo ariko harimo ibihembo harimo ibintu bifatika mu gukorera Kristo harimo icyubahiro harimo kuramba harimo gusa neza nta muntu wamukoreye ujya usa nabi nta muntu ukorera usa nabi abantu bakorera Imana basa neza abantu bakorera Imana ntibicwa n'inzara abantu bakorera Imana bambara neza abantu bakorera Imana umva nta bindi byishimo nta wundi munezero wabona hano hanze uretse mu gakiza uravuze uti jewe nahuye na Yesu ufite uduhinda tugerekeranye agahinda kari gwera burubuna wako atari ko arakanyuze ubwo agahinda wari ufite ko ndeba uri butoya wari ugatewe n'iki nari mfite umubabaro sibo navuga ngo iki nari mfite agahinda reka siko navuga agahinda k'imibereho imibereho nari ndimo idafatika mu by'ukuri cyane nka groupe nabagamo nibabona iki kiganiro bazahita babyibuka nagiraga umwenda umwe cyane ko nakijijwe mitangira no muri korari kujya muri korari ufite umwenda umwe kujya muri korari usa nabi kujya muri korari hari n'ibikomere nkimara gukizwa nagiriye no muri korari nagiyemo ndibuka hari umunsi nigeze mpimba indirimbo n'abaririmbyi nyine bahimba indirimbo ndayibaha barayanga dirije aranyicaza nawe azabibona byibuka arambwira none se ngo indirimbo wayikuye ndabwira ati niyo nahimbye warahimbye none se ngo wararose ngo wareretswe yo numva nawe arankomerekeje ariko ndatuza ndihangana iyo ndirimbo yanjye ndayifite ndi munsi twari turi kurepeta ukuntu abaririmbyi babitegura kuririmba hanyuma nzamuramwe agakorasi bakitunganya ibyuma hanyuma twari dufite abadirija batatu dirija wari gucuranga nawe arambwira ati twiyamye abantu batera amakorasi tutababwiye rero naje nyine mu gakiza numva ko kwa Yesu nkuko babivugaga ari salama ari amahoro ari ibyishimo ari umunezero ariko no muri uru rugendo bene data inzira iragoye inzira habamo ibibabaza ariko iyo umuntu ayirimo ntabwo babara cyane nkuko
yaba baratayirimo kuko nubwo nari mbabaye ariko nari mfite ibihumuriza nari mfite ari ijambo ryari matwi yanjye Imana yaranganirizaga kambwira Rusi nzakugirira neza nzagutabara nzakumara umubabaro iyo mibereho ubamo nzayihindura ako gahinda mbese Imana ikagenda inganiriza imbwira nyine amagambo meza bigatuma nkomerera muri korari nayikomerereyemo. Iyo ndirimbo wari wahibye yari iribwa yahe magambo ubwo se hari iyo ndirimbo ndayifite iyo buribwa yahe magambo baravuga muzabadishya ndabana oya ni nziza nanayiririmbaho gatoya yivuge numva ukuntu yari imeze nyivuge mu magambo wayivuga mu magambo hasa n'uyiririmba urukundo rwawe Yesu ruratangaje rurahebuje mbabazi utugirira ni nyinshi Yesu ntawazirondora sinari nkwiriwe kugirirwa neza ariko Yesu wangiriye neza reka ngushimira aho wankuye wangiriye neza amahoro Yesu aha abantu be agira akagero ntarondoreka ajya humuriza abayafite mutayata ntabwo wayakurwaho amahoro Yesu aha abantu be agira akagero ntarondoreka ajya humuriza abayafite mutayata ntabwo wayakurwaho. Yego. Iyo ndirimbo ubwo bayijejeje ko numva ari nziza cyane. Iyo ndirimbo ni nziza nta nubwo yigeze yemera ko nanayiririmbaga yumve ariko yarambajije ukwivuga ndavuga ngo ivuga ku rukundo rw'Imana. Naricaye ntekeza ku rukundo rw'Imana ntekereza ku mahoro Yesu atanga nsanga ntagira akagero hanyuma mpimbira mu iyo ndirimbo arambwira ngo genda tuzabivuganaho nta kintu kindi yigeze ansubiza rero nanjye ikintu nakoze icyo gihe nahise mfite indirimbo 10 nahise nzifata nkajya nzihimba nkazandika mu ikayi ubu ndazifite kandi mfite gahunda yo kuziririmba yo kuzaziririmba ukazisohora yego nzazisohora ugakora korari yo ku giti cyawe nzakora korari ku giti cyanjye Okay ubwo hari igihe ushobora guhitona umuntu hano w'umuterankunga wumvise iryo jwi ari ryiza agahita rishyigikira natwe twiteguye kugufasha hanyuma bakubujije kuririmba iyo ndirimbo yawe wagomeje kuguma muri korari bambujije kuririmba indirimbo nagumye muri korari ariko ngewe nakishijwe mpita numva kuririmba bindimo cyane ko nakuruwe n'abaririmbyi ko nabonaga baririmba hanyuma rero nibihimbano bita nyine binzamo Imana itama amavuta yo guhimba Imana narakishijwe Imana itima amavuta yo guhimba no kubwiriza no kubwiriza ndibuka nahereye iwacu mu bagore ngikizwa bahise bantora kuba umubitsi w'ababyeyi yego naho nahereye ushobora kuba wibuka ijambo wabwirije bwa mbere ijambo nabwirije bwa mbere wahereyeho nahereyeho yego ryavuga ngo iki riri muri Yobu riri muri Yobu ibice 5 ati kubaho Uwiteka oya riri muri Yobu ibice 5 riri muri Yobu ibice 5 murongo 8 riravuga ngo ariko ari ngewe ubu mba nshatse Imana kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye byose ibyanjye niyikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika amen. Ubwo warivugagaho ibikirere iryo jambo niryo nahereyeho hanyuma namaze kwakira agakiza mbona abantu batarakira Yesu ahubwo barahombewe mbona bafite ikibazo hanyuma rero iri jambo kuko najyaga nkunda kurisoma niryo nahereyeho ndavuga ngo ari nge mashatse Imana nkayegurira ibyanjye nahise numva nyine ibyanjye byose mbyeguriye Imana kandi mpita ngira ibyiringiro ndavuga ngo Imana niyo ikora ibitangaza bitabarika
amena amen Imana ishimwe niryo nahereyeho rero numvaga ari imfashe mba nshatse Imana nkajya mbwira abamama nkababwira ntumva mushaka Imana mushaka Uwiteka haleluya nkabwira ni umva Imana iraboneka kandi nikora ibyo byabananiye nkababwira nti Imana nikora ibitangaza bitabarika yego uko babwira ko ibitangaza bingahe yagukoreye umva icyambere nahise mbabwira amahoro yo mu mutima ibyishimo nibyo byambere nawe wowe ubabaye Imana itanga amahoro Imana yampaye umunezero yaguha n'ibindi yarenzaho yarenzaho igatanga n'ibindi bitabarika yego iyo ukomeje kuvuga ku kintu cy'amahoro abo badukurikiye nyine urumva n'abantu b'abahanga bari baza ati naturasire ku ntego nibura agahinda yari afite ahura na Yesu ubu hari umudamu wicaye ugukurikiye ari wenda muri Amerika cyangwa n'ahandi akavuga ati ariko disi uyu mama aravuze ati nabaye mwiza kubwo kubwa Yesu nari mbabaye twahuye nawe agahita yibaza ati natubwireho gato hari igihe yasanga ameze nkawe noneho nagahita atekereza kuri Yesu agahinda wari ufite nakahe hariho akeshi na keshi hari igihe abantu batinya kuvuga imibabaro yabo kubera ko wenda hari baba barayizemo uruhare bavuga ati bari bubyumve nabo bagire gute ariko uravuga ahantu Yesu wahuriye nawe mu gitondo kimwe uhura na Yesu wari ubabaye ku kigero kingana iki mpura na Yesu yego nari mbabaye nari mbabajwe n'urugo rwari rumbabaje mu by'ukuri mbabajwe n'amagambo meza atari abamama batagira ikintu cyo gukora mu rugo cyangwa se mu buzima busanzwe ndabahumuriza mukomere mwihangane ejo ni heza mukomeze mwizere Yesu azabaha icyo gukora hanyuma mu rugo nari mbabajwe no mu rugo urumva mu rugo nta mahoro yari ahari yego uri umugore wirirwa wicaye nta kintu ukora kuki udakora nk'abandi bagore nagera noneho nava mu rugo nagera no mu nzu y'Imana naho nkagera nkabura ibyishimo nkabura umunezero nkabura uwo nisanzuraho nibyo ngibyo byanteraga umubabaro n'agahinda ukumva urababaye ukavuga ati kuko isi yose ko ndeba nta buhungiro buhari nkavuga isi yose ko ndeba cyane ko iyo umuntu akishijwe imbere y'umugabo abamama baraza kubyumva cyangwa se abagabo bakijijwe mbere y'abagore baraza kubyumva bari bubyumve ntago biba byoroshye hari ibintu umubwira ntabyumve hari ukuntu ugiye gusenga kwa mbere se ugiye gusenga kwa kabiri se guhora usenga ibyo bintu mubamo rero ibyo bintu mubamo biruhuko ibyo bintu mubamo bya buri munsi wagiye ejo wagiye rero hari igihe bigeraho wageramo hagati ugacika n'intege ukaba wavuga ati se Imana nakurikiye nuko bimeze se nuko bigenda se nari nzi ko bizaba ari ibintu biryoshye nabijemo nzi ko biryoshye kumbi nuko bimeze nyine ukumva urababaye nyine ukumva ugize agahinda ariko hamwe no kugenda ubana n'Imana bigenda bishira bigenda bishira ubona hari akantu kagenda kaza hari akantu kagenda kabamo no kuvuga ngo wari uri muri uwo mubabaro wenda nari kugenda nkubaza n'ibindi byinshi ariko ndagenda nkubaza bike umaze gukizwa ni gute wumvise impano z'Imana zikujemo wuzuye umwuka ryari nuzuye umwuka tuvuye kubatizwa kwa kuri baba bari kutwakira baravuga ngo nidutere korasi
hari ukuntu abantu iyo bigira umubatizo bahimba indirimbo bazaririmba babatijwe hanyuma nuzuye umwuka icyo gihe rero nanteraga korasi bari kutwakira tuvuye kubatizwa uhita wuzura umwuka warahanuye se cyangwa wavuze mu ndimi gusa nuzuye umwuka mvuga mu ndimi gusa ntabwo nahanuye ako kanya none se ugeze mu rugo wakomeje kuzivuga umugabo yumvise urimo uvuga ibyo birimi yaravuze ati ibyo bintu uri kuvuga ati ntiyahise atumiza ambulance ngo avuze ibisazi oya ntabwo yatumije ambulance nyine urumva hari ukuntu umuntu akubuza ibintu cyangwa se akabirwanya ariko afite icyo abizi ariko akabona wowe urabikunze akabona urabikunze akabona ukomeje kubibamo yego ubatizwa se umunsi mukuru wawucyurije he mu rugo batizwa batwakiriye ku rusengero ariko ngeze no mu rugo nari nateguye utuntu dukeya nyine tw'abamama bari bamperekeje umugabo nawe yarahari ndabakira yarahari ntambwiye ngiye kubatizwa ntambwira ati sibyo nibyo wahisemo mu banyagatuka siko wabatijwe n'abandi nayo niyo mahitamo yanjye ndumva nshaka kuba umurokore ndumva nshaka kubijyamo nkabibamo neza ngakurikiza amabwiriza yabyo umutima aravuga ati ubwo agiye muri babasazi yasaze nyine nta kundi yavuga yanatekereza we ahita nyine abona ariko byararangiye ubu byararangiye wabaye umuntu mwiza yabonye ko ari ibintu byiza biryoshye ariko impamvu byarangiye nuko njye nabikunze njye nakunze gukorera Imana hanyuma rero buri munsi cyane ndabyibuka nkimara gukizwa nkiyamagarwa nkimara guhera mu badamu mbwiriza Imana isi impijambo pe impijambo riraguka muri njye hanyuma rero nkunda kugira n'ubutumire bwinshi nkunda gutumirwa cyane n'igihe bampamagara turi kumwe akabireba akabati nta kibazo uzagenda none se ubu ngubu yabona afite umugore w'umupasiteri yabona uhagaze imbere uri kubwira abantu Yesu wari wabwiriza nk'ahantu yicaye mu rusengero arimo ntago ndabwiriza aho yicaye ariko narabisengeye ndavuga ngo Imana izamwereka ibintu mbamo hari ukuntu erega umuntu rega ntitwanaberenganye hari ukuntu utarenganya umuntu ngewe nasenze Imana nababwira ngo uzamwereka ibyo mbamo yarabimweretse yaramusuye mu nzozi iramubwira ati yaramusuye iramukangura yamusuye mu nzozi aryamye nijoro imwereka ngo nicaye hagati y'abagabo bambaye amakositimu hanyuma agiye kubona ngabona baransengeye ngo reka twakire rusa tuganiriza ijambo ry'Imana mpaguruka muri abo bapapa abona ninjye uhagurutse bampaye mikoro ntangira kuvuga ijambo ry'Imana ariko ngo uko mbwiriza akabona abantu bicaye mu iteraniro bari gutitira bameze batya yikanguye nyine arabimbaza amaze ariko ko mbonye uhagaze imbere y'abantu uri kubwiriza ariko nkabona abantu uri kubwiriza nkajya mbona hari ukundi kuntu bimeze biba bimeze biti ku mutima nabango Mana ushimwe ko mweretse ibyo mbamo kuko nahise mubwira nti bababuzura umwuka wera hari ukuntu umuntu abwiriza akavuga ijambo abaryumvise bakuzura umwuka wera nibyo wabonye ntabwo ari ibibi nuko abanyamwuka tumera yego umunsi umwe nujya kubwiriza ahantu uzamusaba guherekeza nzabimusaba azaguherekeze ubundi bazuhatwike koko nzabimusaba uvuga ati duhamagara kandi ushobora guhamagara bihana kaza mbere yanaza none se natwe ariko twaje agahita wenda tutatinze kuri uwo mu by'ukuri ukunze kureba ibintu bijyanye n'itumanaho cyangwa se twavuga bya social media hari abagore nk'ayo bakunze kuhavugira amagambo meza yubaka imitima kandi ayo magambo afasha abantu niba ukunda kureba abadamu uzi wakwigiraho ubona ni nk'abandi abadamu nakigiraho ivugabutumwa bakunze kuvuga ivugabutumwa hano yego
harimo n'umukobwa nkunda ivugabutumwa rya Kirezi Kirezi ngira ngo uramuzi ivugabutumwa rya Kirezi mama Lionel abo bose urabemera ndabemera nkunda no kubakurikirana mama Charlene rwose n'umukobwa witwa Joseline Joseline aho uri hose ubaho Imana iguha umugisha ra mukobwa arabwiriza bikamfasha cyane yego Pastor Mutesi n'umuzi Pastor Mutesi ndamuzi ndanamukunda aranamwandikiye ariko arasoma ntiyasubiza ndamukunda nkunda ibyigisho bye nawe abwiriza amagambo meza amagambo yururutse imitima uri kumva Pastor Mutesi ubabaye wumva ibyishimo bije yego muri mise ko yagize ibyago ni iki wamumariye nk'umukunzi we waramwandikiye nabwo gutyo bimera bite naramwandikiye ariko ntiyasomye ariko mbere yuko agira ibyago nani namuhamagaye aranyitaba ndamwibwira namubwira nitwa Rusi ntuye mu birembo ndagukunda guhura nawe byankundira byashoboka arambwira ngo byashoboka ariko mfite ubukwe twazabonana mu kwezi kwa 3 nyuma y'ubukwe hanyuma rero ubukwe butaraba nibwo yahise agira ibyago bwari ubukwe bwe cyangwa bwari ubw'umwana bwari ubukwe bw'umwana yego ariko ngira mubwire akomere uwumvaga wari kumubwira iki Mutesi iyo muhura iyo mpura na Mutesi numvaga nshaka ko tuganira numvaga nshaka kumubaza ari amagambo ajya akunda kuvuga komera ihangane bitemeye none ejo byakemera bidakunze ejo byakunda wowe ba wowe yego numvaga ari byo nshaka ko tuganiraho nkamubaza uburyo ki nyine ari amagambo meza nkamubaza ahantu yakura nanjye numvaga ndi busamubaze uyu amagambo yakuraho ntabwo ari mu bitabo ntabwo ari ahandi ni amagambo ahabwa n'umwuka wera kuko amagambo ye abaje kugira icyo arema mu bamukurikiye yego bivuga ngo rero ntabwo biranagoye kuyigana keretse ari umwuka wera wayaguhaye ntabwo wayigana ari amagambo ya Mutesi kandi Mutesi abantu nanjye ariko ndamwemera ni umukozi w'Imana Mutesi rwose ni umukozi w'Imana afite amavuta y'Imana afite byinshi afasha mu buri sosiyete z'abantu muri iyi minsi nabwiye abantu ndavuga ngo natangiye koteti yo kuvuga neza uwo bavuze nabi numva ariyo nkunga asigaye afite n'uwumva umuntu bamuvuze nabi uzajya umubwira ngeze muvuge neza kuko niba hari ikintu kibabaza ni ukumva abantu bose bari kuvuga kuri mubi yego ukabura n'umuntu n'umukava se mu by'ukuri nabagaho nta n'umuntu nta n'uwo natahiye ubukwe bazi hari ikindi kintu numvaga nshaka kumubwira Mutesi nkunda gukurikirana ibiganiro bye numvaga nshaka kumubwira ngo ntazacogore ntazacika intege kuko n'inkuru z'icamugongo yego ibimurimo biratwubaka byubaka benshi numvaga mubwira nshaka kumubwira akomere cyane buriya Satani agenda arwanya ibyiza by'umuntu ariko kenshi na kenshi Satani akagira abamutiza kugira ngo wicuze ibyiza wakoze bisoze bidagifite umumaro nk'uwo byakagombye kuba bifite ariko Mutesi yubahwe aho ari hose niyubahwe Imana imuha umugisha cyane kuko kandi turaramwihanganishije kubw'ibyago yagize Imana yo mu ijuru igomeze ibane nawe warumbwiye ati Kirezi rwose buriya ndamwumva ariko Kirezi abantu bamufitaho amateka atandukanye uwakumva ngo umwigiraho yahita avuga ati umwigiraho ayahe masomo Kirezi
Kirezi Kirezi urabizi ni umudamu yabaye muri ADPR yego najyaga nanamutumira iwacu mu birembo mu bagore ariko mu bagore bavuga Imana neza Kirezi arimo yego Kirezi arimo rwose ntago rero nakicara ngo muvugeho nabi Kirezi oya mufitanye amateka Kirezi dufitanye amateka muziranye na mbere yo gukizwa tuziranye na mbere oya namumenye narakishijwe ni n'inshuti yanjye cyane aransura nanjye nkamusura uko niko kuri kandi ku ijambo ry'Imana rwose okay. Wagiye ugira isomo ry'ubuzima bukomeye cyane mu bijyanye n'umwuka ndetse n'amateka akomeye ariko mu bintu ushobora gutekereza ukavuga ati iki ndumva nanjye nakibwira abantu ko Imana yakinkozeho ni nk'ikihe mu buryo bw'umwuka yego ikintu mba mbona Imana yankozeho mu buryo bw'umwuka mu by'ukuri Imana yaranyaguye mu ivugabutumwa naragutse urumva natangiye mbwiriza abagore ariko ngeze naho mbwiriza mu iteraniro ku cyumweru rero numva Imana yaranyaguye kandi yarakoze kandi Imana yakwerekeje heza hashoboka rero ubusanzwe uri umuhanuzi ni ubuhe butumwa Imana yaba yashyize nko ku mutima wawe wavuga ati mfite ubutumwa nabwira abantu bari ku isi by'umwihariko abanyarwanda cyangwa abarundi n'abandi badukurikira bumva ururimi tuvuga ubutumwa wumva ubushobora kubuheruka ububona ari niyereko wagize n'injoro cyangwa zibonye mu nzozi ni ubuhe butumwa mwaba mufite yego murakoze ubutumwa numva mfite buri muri Yesaya ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye numva nabwira abantu badukurikiye yaba ari mu Rwanda bari hanze yego buri muri Yesaya ibice 65 umurongo wa 23 yego hari ijambo rivuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva Imana ishimwe yego ijambo rero nabwira abantu cyane abakorera Imana nababwira ko tutaruhira ubusa bakomere babe mu bintu by'Imana neza bayikorere neza hari ibihembo by'abantu bakorera Imana kandi Yesaya akimara kuvuga kuri aba bantu bakorera Imana yaravuze ngo n'abana bacu Imana ishimwe aravuga ngo ntabwo ari abana bo kubona amakuba mbese abana twabyaye ntabwo ari abana bo kuzabona amakuba abana b'abantu bakorera Imana cyane numva nabwira abadamu bakorera Imana abamama duhura n'ibibazo byinshi n'intambara n'ibigeragezo gukorera Imana ukorera n'urugo ntago babyoroshye ariko reka mbabwire mukomera abamama ntago turuhira ubusa ntituruhira ubusa ntidukorera ubusa hari ibihembo kandi ku bantu bakorera Imana ngira n'ibihembo mwatangiye kubibona Imana igenda iturinda uko bwishe nuko bukeye Imana igenda idukuriraho ibitwica Imana igenda itubambira amahema Uwiteka Imana tuba hafi Imana ishimwe haleluya amen ntabwo turuhira ubusa ntabwo tuzabyara abana bo kubona amakuba ngo kandi tutaragira icyo tuvuga niko Yesaya yavuze amen ngo Imana izaba yatwumvise amena ngo tutaratabaza ngo izazireba icyo tubaye abantu mukorera Imana rero ntimucike intege mukomere ntabwo turuhira ubusa yaba uri umugabo umenye ko utaruhira ubusa yaba uri umusore umenye ko utaruhira ubusa yaba uri umukobwa komeza ukorera Imana kandi ubikora ubikunze
iyo umuntu aba muri ibi bintu abikunze ni ibintu byiza kandi ukabikora neza. Yobu ejo bundi niwe wavuze aravuga ngo nituyumvira tukayubaha ngo tuzamara iminsi yacu tuguwe neza, imico yacu dusigaje yo kubaho ngo tuzayibaho tunezerewe. Imana ishimwe. Reka rero bene data dukomeze dukorera Imana kuko hari ibihembo, hari ibihembo. Amen. Urebye birahari n'ukuri, birahari kandi Imana iraduhemba pe. Imana iraduhemba. Yesu yaje ari igisubizo cyacu, Yesu yaje ari ibyiringiro byacu, yaje ari uwo gukora ibyatunaniye. Ibyatunaniye Yesu yaje aje kubikora. Rero ntabwo turuhira ubusa kuko Imana izaduhemba. Imana dukorera izaduhemba, izatugirira neza, izatwongerera iminsi yo kubaho, izaduha kubona ibyiza by'abana bacu. Bivuga ngo izaduha kurama. Abantu bakorera Imana, Imana izaduha kurama, izatugirira neza. Amen. Nimucogore. Ya Yesu aguhe umugisha. Ndagira ngo n'ubundi usengera abantu badukurikiye ubingingira Imana. Umwuka nagira icyo akubwira unakivuge ntacyo bitwaye. Karibu. Yego. Turagushimiye Mwami Imana yacu. Dukomeje kukunezererwa, uri mwiza, urera urakiranuka, uri Imana y'amahoro, uri byiringiro byacu. Turagushimiye. Dawidi niwe herutse kuvuga abango nibutse iminsi ya kera, uramburiye amaboko, shimo himbazwe. Natwe twibutse iminsi ya kera, nibutse aho wankuye, nibutse ko wanyije umubabaro n'uduhinda, nibutse ko nta byishimo najyaga ngira, warabimpaye. Ndagushimiye Uwera wa Isiraheli. Nsengeye abantu bagukorera, nkomeje kubasabira kuguma mu byawe, nkabasabira imbaraga zo gukomeza kugukorera kuko ntabwo turuhira ubusa. Oya, ntabwo dukorera ubusa. Abamama bagukorera komeza ubaha imbaraga, abapapa bagukorera ubaha imbaraga, basore bagukorera n'abakobwa. Uwiteka Imana komeza ubambika imbaraga kandi ubashoboze kugira ngo tuzabane nawe muri cya gitondo cyiza cy'umuzuko. Urakoze Nyiringabo, urakoze Mesiya, ngaho komeza utugirire neza, ubane natwe. Urakoze, urakarama. Sabiye n'umugisha Mwami. Haleluya. Badutumiye hano kuri social media nabo bagirire neza, ubaho umugisha. Urakoze, urakarama. Icyubahiro kibi cyawe byamaje n'izina ryawe ryera Nyiringabo. Amen. Amen. Amen.